Umuhango wo gufungura no guha umugisha urugo rushya rw'Ababikira b'Abakararisa muri Paruwasi ya Nyamasheke wakurikiwe n'igitambo cya misa Nyiricyubahiro Mgr Edouard Sinayobye yaturiye muri Paruwasi ya Nyamasheke. Yitabiriwe n'abapadiri baturutse hirya no hino mu maparuwasi ya diyosezi. Abapadiri bo mu muryango w'Abafransisikani bari bayobowe na Padiri Twahirwa Theoneste uyoboye uyu muryango mu Rwanda no mu Burundi. Witabiriwe n'abihaye Imana mu ngeri zitandukanye barimo ababikira bo mu miryango itandukanye muri diyosezi ya Cyangugu ndetse n'imbaga y'abakristu baje kwakira ababikira b'Abakararisa baje gutura muri diyosezi ya Cyangugu muri Paruwasi ya Nyamasheke. Mu butumwa bwa Nyiricyubahiro Mgr Edouard Sinayobye yavuze ko Roho Mutagatifu ari uhanga abiyeguriye Imana kandi akabahanga uko ashatse, bityo iyo abohereje muri diyoseze nayo ibakira uko bari. Akaba yanasezeranyije ababikira b'Abakararisa ko azubaha umwihariko wabo. Ndagira ngo mbabwire babikira twakiriye ko twishimye cyane kandi tubakiriye uko muri. Tubakira uko ndavuga biyeguriye Imana bose, tubakira uko bari. Roho Mutagatifu ni ubahanga, akabahanga akurikije uko ashatse. Ntabwo mvuga imyambaro yabo idasa, ahubwo ndavuga ishingiro ry'ubuzima bwabo. Ntabwo basa, nta n'umwe usa n'undi. Abayezuwiti si Abakarikuta, Abayozefiti si Abakararisi, abene bikira si Ababarinabiti n'inshuti z'abakene. Tubakiriye rero, tubakira uko bari. Ntabwo tuzabasaba nimuhumure kujya muri centre de santé, nta nubwo tuzabibaziza ngo ntimwasohotse ngo mujye gukora indi mirimo. Abiyeguriye Imana bavandimwe muri aha, twubaha uko bari. Mama mukuru w'Ababikira b'Abakararisa Marie Teresa Undoye neza yabwiye abitabiriye uyu muhango ko bishimiye kuba bagize urugo muri iyi paruwasi kandi ko anashimira uburyo bakiriwe n'inzego zitandukanye zirimo abapadiri n'abandi biyeguriye Imana n'abakristu. Turashimira kandi abasaserodoti ba diyosezi ya Cyangugu, cyane cyane abaparuwasi ya Nyamasheke. Bakimenya ko Abakararisa bazaza i Nyamasheke barabyishimiye kandi bakomeje kubitugaragariza. Nta cyiza nko kwakirwa aho wisanga. Bizadufasha gutunganya neza ibyo Nyagasana twifuzaho. Abakristu ba diyoseze Gatolika ya Cyangugu biganjemo abaparuwasi ya Nyamasheke baje ari benshi kwakira aba babikira bo mu muryango w'Abakararisa, bakaba babishimiye banabafasha gushinga urugo binyuze mu ituro ry'uwo munsi. Hategekimana Marie Console ukuriye komisiyo y'ihamagarirwa butumwa muri Paruwasi, mu butumwa bwe yavuze ko nk'abakristu bashimira Imana ku rugo rushya rw'abihaye Imana rwiyongereye muri Paruwasi yabo. Niyo mpamvu rero muri iki gitaramo twagize cyangwa mu gitambo cy'Ukarisiya twishimiye kubana no guturana no kugira urugo rwiza rw'Ababikira, kugira ngo batubwiye ko batuza, ni ukuvuga ngo wa mutuzo bazawutwigisha natwe turusheho gutuza kugira ngo tubashe kumva icyo Imana ivuga. Padiri Twahirwa Theoneste uyoboye uyu muryango w'Abafransisikani mu Rwanda no mu Burundi nawe yagarutse ku butumwa ababikira b'Abakararisa bakora. Aba barasenga, bazirikana ijambo ry'Imana, barashengerera, bahongerera ibyaha byabo bwite n'ibyaha byanjye n'ibyabo n'iby'isi yose. Bakagerageza gushishikarira imirimo yo mu rugo ruzitiye rufunze neza kugira ngo bashobore kwibeshaho, ariko cyane cyane kugira ngo birinde barangaza ku bindi byose. Twebwe twirirwamo kuri iyi si uko ifunguye n'uko ihagaze turabizi twese. Dufite ayo mahirwe akomeye y'uko dufite n'uyu munsi wa none abantu bahisemo uwo muhamagaro
Uyu muhango wo gufungura urugo rushya rw'Ababikira b'Abakararisa muri Paruwasi ya Nyamasheke witabiriwe kandi n'ubuyobozi mu nzego bwite za leta mu karere ka Nyamasheke. Bwari buhagarariwe na Mukankusi Atanazi, umuyobozi w'aka karere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, wavuze ko nk'ubuyobozi bishimiye kwakira umuryango uzajya ubafasha mu isengesho. Nyiricyubahiro Musenyeri, nongeye kubashimira byimazeyo kuba mwarahisemo akarere kacu no kutwongerera imigisha myinshi cyane cyane yuje ingabire. Twari dusanzwe dufite abihaye Imana badufasha mu guhindura akarere kacu, tuboneyeho n'umwanya wo kubashimira imbaraga bashyiramo kugira ngo umuturage w'akarere kacu atere imbere, ariko by'umwihariko ahindura imyumvire, bityo tumubwire iby'ijuru ariko tunamukundisha igihugu. Uyu munsi nabwo mwatugeneye iyindi ngabire y'umuryango w'Abakararisi, nawe uje kudufasha kugira ngo ibyo dukora byose berekezwe n'isengesho rya buri kanya, cyane cyane birumvikana ko abakozi baba bahugiye mu kazi ka buri munsi, rimwe na rimwe ntibabone umwanya wo gusenga, natwe tubonye umugisha utangaje. Ababikira b'Abakararisa bafunguye urugo rushya i Nyamasheke muri diyosezi Gatolika ya Cyangugu bakomotse kuri Mutagatifu Karara wasize mu Butaliyani kuva mu mwaka w'1194, waje gufatanya na Mutagatifu Francisco wasize mu mwaka w'1212 mu buryo bugoye kuko ababyeyi be batabishakaga, ari naho bakomora kuba ababikira bo mu muryango w'Abafarasisikani bageze mu Rwanda mu mwaka w'1981, aho bashinze urugo rwabo rwa mbere muri Paruwasi ya Kamonyi mu mwaka w'1985, yaje kubyara izindi monasteri nk'iyi Musambira, Yasaye muri Burkina Faso, Mater Dei y'Ibyumba ndetse na Nyamasheke bafunguye kuri uyu wa mbere Gicurasi 2025. Ubuzima bwabo babwegurira Imana mu gusenga ubutaretse, gutega amatwi abafite ingorane ndetse no gukora imirimo ibabeshaho badasohoka. Theophile Ngendahimana muri diyoseze ya Cyangugu.